ntazagire ukubeshya muri karemano iri naturel umwana w'umuntu yicara ashaka kwikira yeza kabona nubwo yaba asa n'ingurube yivura gusa ari umurozi ari umusambanyi araza akambara agatenge mu rusengero akavuga ati akira urwibutso rw'umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu kuri YouTube dufite abajaji benshi babaye abanyamibare bahinduka abasesenguzi. Niyo mpamvu dusigaye dufite abapastoro kuvuga ngo ngende umupastoro nkaba n'umunyamakuru. None umuntu abaye pastoro ni umusesenguzi, twavugaga ibivuye ku Mana tugakora iby'Imana ishaka tukanahanura iby'Imana ishaka. None dusigaye duhanura inkuru twumvanya abantu. Ikindi cya kabiri tukavuga inkuru twakiniwe. Imana iduhamagara yaduhamagaye ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Yego. Ntabwo Imana yigeze idutuma ngo tuba abajaji. Ugira ngo rero dushyiraho ngo bamwe abapasitoro ngo ni abagabo. Ibi yo si misiyo ya Kristo, cyane ko na gahunda y'idini atari Kristo wayizanye. Ubundi hari ibintu bitagira icyo bitwara mu mahame y'Imana. Urugero kubwiriza abantu ngo batunge imisatsi karemano mu bwami bw'Imana ntacyo byungura nta n'icyo bihombye. Ngiye kuvuga ukuri gutuma mu ntera amabuye ku buyobozi bw'itorero. Bavuga ko ngo biri mu bibazo ngo mu bibazo 160 bagomba gukemura. Ubwo ibibazo 160 wenda bazatubwira. Harimo n'amahina, harimo n'amaherena, harimo n'inzara. Ubwo ibyo byose birimo. Icyo ngiye kwibaza ni iki? Reka nkuririmbira akaririmbo tarambaza. Oya nibikabe guceza abami babiri nimbari Imana dukorera mureke twerure. Igihe kirageze nigeze mbivuga kuri message ahangaha. Imana yamaye nkubwira ko Imana igiye gutwikurura n'ibyo abantu batari biteze bazabibona. Ntabwo agakizwa gapimirwa mu majipo, nta nubwo igipimo cy'umwuka wera gipimirwa mu bitambaro. Igipimo cy'umwuka wera gipimirwa ku mbuto no kwihana ibyaha ndetse no kubabarirwa. Ngaho mbaza none ngo usubize neza nitonze. Ikintu cya mbere impinduka zose ziragowe. Yego. Ikintu cyose cyadutse kibanza kunanira abantu, ariko nibwo kinanira abantu nta kintu dufite twikuriye mu ijuru kitadutse. Ubu abantu bagiye kuvuga ko ADEPR yabaye antikristo. Yego. Kuko ni nabi byatumye hasohoka abandi bavuga ati abasaza bacu barabicaje none abana bato ibyo badukoreye ati bararikokereje. Ati none we ati bazanye ibitambaro, ati bazanye amameshi. Reka amameshi neko yavuga dako muyazanye, ariko nabyo ni mushake mwiri kuko gatinze kazaza n'amenyo ya ruguru muzabikorere rimwe n'ubundi nta ucana inzu ngahisha umwotsi. Nukuri mubarekerega agakiza karenze ibintu byo agakiza ntabwo ari ugufungira umuntu muri gereza. None tureke ADEPR nimba uko ibyo bintu biri komeza ibiganiro tuyireke igomezi iri yicare ku kinyoma imaranye imyaka 80. Ayigiye kigeze mujye munemera munavugisha kuri vo sibyo tujye tuganira impinduka z'abanyakuri. Ayigiye kigeze birakwiye koko tugoma ADEPR dufite abapastoro b'abagabo gusa. Bibiliya iravuga ngo kuri dusoyemo abariko dukurikiza. Mujye mureba na positive byose murebe ku mpande ebyiri. Bishobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi. Ntukabirebere rero ku ruhande rubi uvuge ngo ishyano ngo ryacitse wa wundi ngo ryacitse umurizo ngo ibintu byakakaye. Nta kidasanzwe mu mubwiriza niko havuga n'ibintu byose biri gukorwa. Bibiliya irabivuga. Izi ni impinduka z'imisi, ni impinduka z'ibihe zigomba guhinduka bipfe cyangwa byemere. None reka ne kuba umuvuga butumwa twanarize. Mu by'ukuri umuntu abaye pastor ari umudamu ni icyaha. Nta minyoni kari ba poterese kuko hanze hari rwose ba Juliette Kabanda se kari abapaka kari abavuga butumwa ba Julienne runaka mwari musanzwe ibintu bigomba guhinduka. Yes, nanjye ngusuhuza udukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kubugatse kumana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimira kuba udukurikiye muri uyu mwanya, gushimiye ko wahisemo iyi channel kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo. Waba uri hano mu Rwanda cyangwa se nze y'igihugu cy'u Rwanda, reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera turi kumwe na Bavugirije cyangwa se Adrien.
Habarurema Adrien karame iminsi myinshi ni ukuri kose nari ngukumbuye nkumbuye n'abantu bo kwisezerano. amen Yesu ashimwe ahimbazwe ku isezerano nari makumbuye. Ni inshuti zanjye ni abavandimwe bakunda ubutumwa bwiza. Imyaka tumaranye mpamya ko banyitwayeho neza, nanjye narinze ubuhamya kubera ko nta buhamya nta butumwa. nta buhamya nta butumwa kubera ko ubuhamya nibwo butumwa kandi ubutumwa ni ubuhamya. Kuvuga ubutumwa ubwabyo bigizwe n'ubuhamya, no kugira ubuhamya ubwabyo bigizwe no kuvuga ubutumwa. Bivuze ngo ntiwavangura ubutumwa n'ubuhamya, kimwe kibyara ikindi kinjira mu kindi. Ni nk'uko ushobora kuvanga imodokari, ntago yagenda nta esanse, ntiyanagenda nta pine iri mu mwuka. Rero udafite ubuhamya ntago witwa umukozi w'Imana. Utanafite utitwa umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana ntugire ubuhamya, ntago witwa umukozi w'Imana, witwa ikindi kintu. Nibyo nangiye kukubaza. Tuvuze ubuhamya, mu buhamya ntagomba kuzamo n'imbuto. Ntagomba kuzamo n'imbuto. Ubuhamya n'imbuto ahubwo. Ubuhamya n'imbuto. Ikiranga ubuhamya bwiza. Ubuhamya bwiza bw'imbuto. Nuko ari abashobora kuza bakatubwira ubuhamya bw'epfiri ariko ntibatubwire imbuto zabo nyuma y'ubwo buhamya. Biriya umuntu wese, urabona umuntu ni igihugu kirekire. Umuntu akwereka parte y'agace ashaka kurebaho ukamenya. Nyankunda kuvuga ijambo ngo umuntu wese w'intyoza uzi kuvuga wese yavuga n'iby'Imana. Ariko umuntu wese uzi kuvuga akavuga n'iby'Imana ntago yakora iby'Imana ishaka, keretse umuntu ufite Imana muri we. Uyu munsi ko bashaka ko twumva ibyo bavuga ariko ntibashaka ko tureba ibyo bakora, ni ikibazo cy'ikintu cyitwa ubuhenebere. Ikindi cya kabiri kibitera ni uko tugeze muri bwa buhanuzi bavuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa. Nindangiza ndangurure mvuge nigendere. Abantu benshi Imana ntiri mu mitima yabo, iri ku bitugu. Niyo mpamvu abwiriza ntatinye kumanura ingutiya. Niyo mpamvu hanura ntatinye gukabakaba amabere y'umubyeyi. Niyo mpamvu bamwumva uko ivuze ntatinye kubwira umugabo ati ni ukuri nkunda ukuntu wisekera, ati buryo uri bounce. Uranyumva neza? Nuko abantu benshi Imana bayifite ku bitugu no ku rurimi, ntago bayifite mu mutima. Mu Kinyarwanda cya bugufiya, impamba y'urugendo yibagiza abantu intego y'urugendo. Kandi intego y'urugendo niho umuntu impamba y'urugendo. Ariko impamba y'urugendo ntago iha umuntu intego y'urugendo. Uyu munsi se ko tubivuga bati mwigize abacamanza shaho, urabivuga bati mwigize abacamanza. Uzi impamvu se? Uzi impamvu? Nuramuka ukubise umujugujugu mu isega ry'imbwa, ikibwejuye mbere uzamenye ko kiyumvise. Umva ntacyo ndi burenzo. Buri iyi mpamvu mbikubwira Evo, ntazagire ukubeshya. Muri karemano iri naturel, umwana w'umuntu yicara ashaka kwikira yeza, kabona nubwo yaba asa n'ingurube, yivura gusa ari umurozi ari umusambanyi, araza akambara agatenge mu rusengero akavuga ati akira urwibutso rw'umubiri wa Kristo. Ari gutanga urwibutso rw'umubiri wa Kristo, Kristo aramufite uretse ko ari intumbi igenda. Iyo bivuze rero cyangwa ukavuga ati ndumva neretswe hano harimo abarozi, ahita akubwira ati shut up please, fermez la bouche. Uwo murozi ari he? Karwego twateguye igaburo, rero twateguye ameza y'umwana, yinjiriye. Dufite abantu bafite ubuhanuzi nk'ubwa Sedekiya. Ubwo n'ubumeze bute? Dufite n'abantu bameze nka Sedekiya. Sedekiya umwami aravuga ati nterira amati Galiyati nzatabaruka amahoro. Bati nukuri Uwiteka aravuze ngo uzatabaruka amahoro. Ariko mu ijoro bari bakoze inama, baravuga ati ninde muntu uzanshukashukira habo ko yigeze akora ko byashinganywe agakora ku muntu w'Imana, ndangije nkamubika mu iseseme. Burya Imana ijya ibika umuntu mu iseseme kandi Imana ihora inzigo. Kandi igihe umuntu adatekereza niho Imana ihorera. Buriya iyo umuntu yambuye, igihe cyose yambuye ntago ari Imana imuhanira, ahubwo Imana imuhana ageze muri cya gihe cyo kurya amafaranga. Nibwo akenyuka akarwara diyabete. Kwa muganga bakavuga ati burya ariko dufite ibikenya bigenda, uzajya urya igihaza cyonyine. Dufite ibikenya bigenda. Imana yamuhanye ibihano bitatu. Yamuhanye igihano cyo kudafashwa, imuhana n'igihano cy'ubutindi butunze, imuhana n'igihano cyo gukenyuka. Igihano cyo kudafashwa ni cyagiye umuntu wese iyo bwiriza ibya Kristo
ntago yumva ikimubwira ahinduka umujaji. Niyo mpamvu kuri YouTube dufite abajaji benshi babaye abanyamibare bahinduka abasesenguzi. Niyo mpamvu dusigaye dufite abapasitoro kuvuga ngo ngende umupasitoro nkaba n'umunyamakuru. Ibyo ntaho byabaye. Nta muntu ukora inshingano za gipasitoro ari ngabe n'umunyamakuru. Nta muntu ukora, nta muntu nta muntu ubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo ngabe n'umunyamakuru. Evo si byananiye. Ntabwo isoko icamo iriba rifutse hajya hacamo n'umwanda. Ntagija akanwa kavuza Imana ntago kavuga ubujajwe ngo numvise ngo bivuga iki. Ibyo ni ibyanyu nimwe mwize journalism nimwe mwize itangazamakuru. Imana irabibereza irabibasigira, nanjye nsigira kugusubiza no kuvuga ijambo ry'Imana. None umuntu abaye pasitoro n'umusesenguzi n'umunyamwuka. None tugiye dufite n'abahanuzi basigaye barabaye abakomisiyoneri. Kera abahanuzi benshi twavugaga ibivuye ku Mana, tugakora iby'Imana ishaka, tukanahanura iby'Imana ishaka. None dusigaye duhanura inkuru twumvanya abantu. Ikindi cya kabiri tukavuga inkuru twakiniwe. Evode nkaza ngakinirwa ko nkavuga dufite abantu birirwa babaza amakuru atari ko buri isezerano ya Evode agenda avuga tumva ngizi yereko umunyamakuru w'Isezerano TV. Imana ufite ikinyamakuru gifite sabu 2,000 ati Imana irambwiye ngo urugo rwe rugiye kwamamara cyangwa ati Imana imuhaye urubyaro. Kumbi numbi yaperereje imenya amakuru ke Evode madamu watwite. Ubwo si ubuhanuzi. Uranyumva neza? None rero Sedekiya ngo yarakuriye abantuzi. Kumbi Imana yari yavati ngewe ahabureka mubike mwiseseme. Iyo umuntu wese akoze icyaha Imana irakizirikana, kandi icyaha kigira ingaruka. Umuntu yapfuye kikagira n'ingaruka ari muzima. Gishobora kutakugaruka uriho kikagaruka bawe uri warapfuye. Niyo mpamvu abantu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi aka kanya igihugu cy'u Rwanda kiri mu ngaruka z'abantu bahekuye u Rwanda kandi ari abaturarwanda. Abaru wayikoze bose turi mu ngaruka, kandi abakoze jenoside barahari. Bamwe twanabahembye kurya impungure. Bana batwanambye kurya impungure, bamwe bari Madrid. Uranyumva neza? Dufite n'abimitima yinangiye ikomeye banze kuvuga ibyo bakoze, abandi banga kuvuga aho basize imibiri y'abacitse ku icumu. Uranyumva neza? Yabo bishe. Voilà yabo bishe urakoze kunkosora. Ariko abacitse ku ico kabati ni muturangire bagatereka kandi babahemba kurya impungure. Iyo tugeze mu kwezi kwa 4 dufate amezi 3 yo kugira ngo twibuke turi mu cyunamo. Uranyumva neza? Twakagombye kuba turi mu bindi, ariko birabango mukurikije igihe mwigi muhamuga kwe kuba muri abigisha babandi, ariko aho bigereye none murabo kuramizwa iki amata y'umwuka. Uranyumva neza? Mbivugiye iki? Bibiliya iravuga ngo ba data bakoze ibyaha none twikoreye ingaruka z'ibyaha z'ibyo bakoze. Uyu munsi wa none u Rwanda ruri muri izo ngaruka, kandi aba victime ababiteye barahari baragaramye, abandi bararekuwe. Ariko si ingaruka z'ibyaha. Hari n'abapfuye batakiriho. Yego, icyo nshaka kukubwira ntawe uzayoberwa ko jenoside yakorewe Abatutsi Abahutu ubwoko bw'Abahutu bwishe ubwoko bw'Abatutsi mu Rwanda ndetse no mu isi. Ibyo turabizi, n'abana bacu bazabyiga mu mateka. Uranyumva neza? Nyamara hari abantu batabizi, hari abantu batabibonye, ariko amateka turayiga. Mbivugiye iki? Nizo ngaruka zizakomeza kubaza. Voilà. None rero iravuga tumva nzakuraho umuntu uzanshukashuka. Buriye voreka nkubwira akantu keza, kereka numpendene ngakakubwira. Ntabwo Imana ishobora gukoresha umuntu w'inyangamugayo imuhana ku mugome. Iyo uri umugome Imana izana umugome mubi ukurusha umugome. Niyo mpamvu iyo umuntu yibye banke ari umu IT afatwa n'undi mu IT mugenzi we. Uranyumva neza? Nukuvuga ngo iyi Imana ihana umugome ikoresha umugome umurusha ubugome. Niyo itabara imfura Imana igira yica, ariko ku mugome Imana ikoresha umugome. Kuko ntabwo umuntu w'imfura yakiga kuba umugome atazi iki, atazi strategy z'abagome, atazi strategy z'amabandi. Nuko Imana ikora. Mbivugiye iki rero? Sedekiya yaravuga tumva nkubwire, aragenda abwira Mikaya atumenye ko abahanuzi bose twuzuye umwuka wera, tuvuga tumwamatira amati Galiyati, kandi natera amati Galiyati azagaruka amahoro ni kuwiteka avuze. Kandi nawe nzi kugira umunwa. Buriya abantu bazi ko buriya abanyakuri bose
abantu barabazi avuga ati nubwo mbihakanye ariko agera ukuri muri we ngagereye ati icyo Uwiteka ari buze kuma nicyo ndi buze kuvuga kandi ibyo Uwiteka nshyiramo nibyo ndi buze gukora. Aravuga ati none nerira amati y'Galiyati ndatabaruka amahoro atuma nkubwire yo ngo terira amati y'Galiyati uzagaruka amahoro. Agira ubwoba buriya abantu hari ibintu bitatu bitabeshwa Imana n'umutima na Satani. Ibyo ni ibintu bitabeshwa. Ntiwabwira Satani kuri umukozi w'Imana azi kuri umuagenti we. Ntiwabwira umutima wawe kutasambanye uzi neza ko uruheta aho kunikinisha. Nta nubwo wabwira abadayimoni kukorera Imana kandi uzi neza kuri umuforowazi wabo. Ni nako utabwira Satani ngo uyu ni umukozi wanjye azi neza ko umurwanya. None rero kubera ko yarazi ibyo yakoze ingaruka rivuga ati uyu muntu noneho kamanuriye amahoro ni igitangaza ati ndakurahiza kangahe. Aravuga tumva Mikayigira inyuma ati mbonye ingabo zitatana nk'impehe Abayisirayeli mbona batataniye ku misozi nk'impehe ati kandi mbonye nawe ugwa ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti ni naho zirigatiye nayawe ati bagufunge washyanowe n'ubundi nsanzwe uzi neza ubu turi amashyano. Ubu niyo tubwiriza abantu batwita amashyano abandi batwita ibigoryi abandi batwita ibicucu ariko ntibikuyeho kuko ari ukuri. Bayibiri avuga ngo yego y'umukristo gibe yego naho yibehoye nako nashaka kuvuga evo nari mbakumbuye kabisa nari mbakumbuye mu itorero ryacu ariko ngo zigiye guhindura imirishyo inkingo maze nago Pentecost Church of Rwanda cyangwa se yahoze ari ADPR ngo bagiye kwimika yahoze na ADPR n'ubundi ariko isigaye ari PSR Pentecost Church of Rwanda. No kwenda basigaye bongera ko kantu ka ADPR Church ariko ubundi ni Pentecost Church of Rwanda. Ndabivuze se ariko niko bimeze no kunyandiko Pentecost Church of Rwanda no kunyandiko ariko niko bisigaye bigira wenda abantu bongera ko kantu ka ADPR Church yego ntago igira association des églises Pentecote yo muracyari muri ntoza muri twagiye rero urumva aho twibazaga naho ngaho ariko nyine yacyari ADPR Church ngo zigiye kuzahindura imirishyo ngo bagiye kwimika abapasiteri b'abagore. Imana yabwa icyubahiro. Wirabyishimiye ngewe ni ukuri ntacyo bimbwiye ntacyo byica kuri nge nta nicyo bikiza kuri nge ntacyo bitwaye ntacyo ubundi hari ibintu bitagira icyo bitwara mu mahame y'Imana. Urugero kubwiriza abantu ngo batunge imisatsi karemano mu bwami bw'Imana ntacyo byungura nta nicyo bihombye. Ngiye kuvuga ukuri gutuma muntera amabuye. Uzi impamvu ntacyo byungura Imana nta nicyo bihombya? Imana ireba mu mutima kurenza uko yareba umuntu wambaye igitambaro. Ndafashijwa. Yabwiye Samweli Uwiteka ngareba Shama reberiya batariko mbega umusore w'ibonso mana we ati nta wundi umuntu umwami akunze yagira umwami. Imana ibwira Samweli atariko wamupfapfa we ninde wakubwiye ko ndeba physical appearance nge ndeba igihagararo cy'abantu ngareba undi atariko mbega umusore mwiza we atuyu yaba umwami kabisa. Imana iramubwira ati gabanya amarare n'amarangamutima ngewe iyo ndeba mu mutima ngatoranya mu mutima tubona mugaye. Urumva rero kureba amaherena no kureba ibitambaro agakiza naho gahurira n'umuco cyakora umuco ugira aho uhurira n'agakiza. Ndafashijwe akakana nako karandyoheye. Agakiza naho gahurira n'umuco ariko umuco ugira aho uhurira n'agakiza. Mbivugiye iki? Imana iduhamagara yaduhamagaye ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Yego ntabwo Imana yigeze idutuma ngo tuba abajaji kugira ngo rero dushyiraho ngo bamwe ngo abapasitoro ngo ni abagabo. Ibi yo si misiyo ya Kristo cyane ko na gahunda y'idini atari Kristo wayizanye. Yesu yaje idini ririho azanagaruka rikiriho. Idini riruta Yesu. Ntabwo idini rizigera rihinduka itorero n'umunsi umwe. Ntabwo idini rizigera riba ryiza. Amavugurura azaba 10,000 ab'ibihumbi 20 ntago bizahinduka rizaba idini. Ubu byutse buba ku muntu
iyo bumaze kuba ku muntu agakongeza abantu ntabwo ububyutse buba mu idini. Uranyumva neza? Iyo rero tujya kuvuga tukazana amarangamutima y'ibyo dukunda n'ibyo abantu bashaka, ububyutse ninjye Imana impamagara ntago yahamagaye Robert, ntabwo Imana yahamagara Robert yabanje kungisha inama, yamamagaye ukwanyu. Cyakora tugira aho duhurira nk'abantu bahamagawe n'Imana, cyane ko nta muntu uzabazwa ibyanjye, nanjye nawe nzabazwa ibye. Icyanjye ngomba gukora ibijyanye nuko Kristo ashaka mu gihe Imana yampaye. Nicyo navuga rero. None urambajije ate se ngo banza umbaze nyine nuko narimba kumbuye cyane, niyo mpamvu mvite kuvuga cyane. Ariko ntacyo byaryoshye, ahubwo hari abantu, ubwo turagenda ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru iyobokamana.rwa. Yego, bavuze ko ngo ibyo biri mu byo abakristo b'itorero rya ADEPR bashobora kuba baragejeje ku buyobozi bw'itorero. Bavuga ko ngo biri mu bibazo ngo mu bibazo 160 bagomba gukemura. Ubwo ibibazo 160 wenda bazatubwira, harimo n'amahina, harimo n'amaherena, harimo n'inzara. Ubwo ibyo byose birimo. Icyo ngiye kwibaza ni iki? Reka nkuririmbira akaririmbo tarambaza. Oya nibikabe guceza abami babiri, nimbari Imana dukorera mureke twerure. Twerure ikiza? Nimbari Imana dukora mureke twerure. Twerure ko dukorera Imana. Uzi ikintu nshaka kubwira? Igihe kirageze nigeze mbivuga kuri message ahangaha. Imana yamaye nkubwira ko Imana igiye gutwikurura n'ibyo abantu batari biteze bazabibona. Nabo babona bakavuga ati turi abanyamwuka, turi abakozi b'Imana, bagiye kubibona. Ntabwo agakizwa gapimirwa mu majipo, nta nubwo igipimo cy'umwuka wera gipimirwa mu bitambaro. Igipimo cy'umwuka wera gipimirwa ku mbuto no kwihana ibyaha ndetse no kubabarirwa. Ngaho mbaza none ngo usubize neza nitonze. Cyo ngiye kubaza, waravuze uti ibyo nta nicyo bitwaye, ariko ibyo byari biri muri doctrine za ADEPR. Yaba ko kwimika abapasiteri b'abadamu ntibyabagamo, yaba n'iyo misatsi n'ayo majipo magufi n'amapantaro n'amaherena byose no gusiga inzara ntibyabagamo. Ariko uyu munsi turi kumva ko bishobora kuba biri ku meza y'ibiganiro kugira ngo bizemo. Ese ADEPR niramukindu iyi doctrine ntizabitakaje umwimerere, izabitakaje indangagaciro zayo? Reka ndabisubiza mu buryo butatu. Ikintu cya mbere, impinduka zose ziragowe. Yego. Ikintu cyose cyadutse kibanza kunanira abantu, ariko nibwo kinanira abantu nta kintu dufite twikuriye mu ijuru kitadutse. Nta kintu dufite twikuriye mu ijuru kitadutse. Cyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nimba uzi neza ko ibihe by'udukombe ibintu intambara zateje, ubu abantu bagiye kuvuga ko ADEPR yabaye antikristo. Yego, kuko ni nabi byatumye hasohoka abandi bavuga ati abasaza bacu barabicaje, none abana bato ibyo badukoreye ati bararikokereje, ati none we ati bazanye ibitambaro, ati bazanye amameshi. Reka amameshi neko yavuga dako muyazanye, ariko nabyo ni mushake mwiri kuko gatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, muzabikorere rimwe n'ubundi nta ucana inzu ngahisha umwotsi. Nukuri mubarekerega. Icyo nshaka agakiza ubundi icyo nshaka kuvuga, agakiza karenze ibintu byo agakiza. Ntabwo ari ugufungira umuntu muri gereza. Umuntu wuzuye umwuka wera, iyi Imana iri muri wowe igutoza indyo ukwiriye kurya, igutoza aho ugomba gusengera, igutoza n'umwifato. Agakiza kigisha umuntu discipline, ntabwo discipline izanamo umuntu agakiza. Igihe cyose tuzakomeza kutsindagiramo abantu amahame y'idini n'imyizerere y'ibyo twemera, kuruta uko twabatsindagiramo ijambo ry'Imana ngo umwuka akabitoreza, igihe cyose tuzajya tugira sheke. Mbivugiye iki? None tureke ADEPR nimba uko ibyo bintu biri komeza ibiganiro, tuyireke igomeze iri yicare ku kinyoma imaranye imyaka 80.
ADEPR yicaye ku kinyoma se? Yicaye ku kinyoma? None zurumva ari ukuri? Simvuze ko ari ukuri, ariko buri rugo rwose rugira amahame. Ako kantu rero ni keza, ariko abanyarwanda bavuze ko ubwenge bugira bute? Bugira bute? Ubwenge burarahurwa. Hari ibyo Imana yamaye, hari ibyo mbona uyu mugabo akora nkaba namwigiraho. Ayigiye kigeze mujye munemera munavugisha kuri vo. Sibyo tujye tuganira abanyakuri. Ayigiye kigeze birakwiye koko tugoma ADEPR. Dufite abapasitoro b'abagabo gusa. Bibiliya iravuga ngo kuri dusoyemo abariko dukurikiza. Ese koko abapasitoro b'abadamu hari icyo byakangiza mu mahame y'Imana? Niba ntacyo byakangiza mu mahame y'Imana, ntacyo bitwaye ibyo Imana ntago ibihane. Bene ibyo ngibyo ntago umwuka bihanira. Yerega Yesu Bibiliya avuga ngo mutinye icyica ubugingo, nayo icyica umubiri cyo mukireke. Icyo nshaka kuvuga niki? Abantu bagiye ubungu bagiye kurwana intambara y'amadini. Ngo twebwe ngo urumva ngo twahamagawe ngo dutega agatambaro ngo nta muntu ngo ujya muri salo ngasokoza. Abandi bati twebwe turaba.com. Imana niba mu bitambaro, Imana iba mu muntu. Ubwiba mu muntu rero reka twebwe tuba abakirisitu, ubundi tugomba kugendana n'ibigezweho. Atabagabo bacu barashaka ko tugira dute ko duzirimuka. Ati kandi muri uko gusirimuka babona abandi badamu nabo bizera Imana banuzura umwuka wera bafite nk'ibyo bashaka. None nitutabikora ngo duse neza ingo zirasenyuka. Navuze ikintu ejo nababwira ngo ngiye mbajije urugo rwiza aho umuntu yajya kurambagiza umugore mu gihe kundakarira urebye mu mico y'amadini. Uriya no warangira umugeni mu idini ya Islam, ariko watuvuga ati kajinara Yesu abayisilamu bose ati ni ibintu bya Allah subhana. None se bafite ibibi nta byiza bafite? Ariko ubu koko nutemera ko inkoko iryoha nta nubwo uzemera ko izi guteteza cyangwa kubika. Ugaza bazi gutoza abadamu babo ni ibintu abantu bose bazi ko bo abagabo babo. No gurenza batuvuga ngo twebwe ngo tuzura umwuka wera ngo turaba Pentecote, nukuri barimo. Kandi noneho batuzuye umwuka wera bya bindi tuvuga. Ukibaza nabwiye abantu ikintu gikomeye. Imana izanye termometre ikajya mu ngo z'abapastoro, ikajya mu ngo z'abavuga butumwa, ikajya mu ngo z'abahanuzi, ikajya mu ngo z'abakristianisme. Abizera Kristo bafite umugabo akaba ari umwadeperi cyangwa pardon ari umukristo n'umugore akaba ari umukristo. Ushobora gusanga umugore umugabo yavuze arakubwira tumenye kuri umurokore tinyerera imbuto. Ugasanga abagabo babayeho mu ngo kubera iterabwoba, abagore ntibabagandukire. Abandi ntibakora ibyo bavuga ngo ni Imana ni Imana. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Yego. Hari ukuri abantu batajya bavuga ariko kudakuyeho ko ari ukuri. Kandi bene uko kuri mpamvu abantu batakuvuga nuko ari ukuri kwica. Sibyo? Ubu uyu munsi wa none aka kanya uvuze ko uyu muyobozi wa Pentecote ADEPR itorero ryashyizeho ndetse bifatanyije no kubufatanye bwa RGB. Kunsetse nuko ngema ko kubufatanye na RGB. None ze si yaturangaje imbere. RGB sese abakozi b'Imana. Yego. Tore kandi ikibazo nuko mukoreye mu panic ibintu. Dr. Yusta Kayitesi we si umurokore. We ne yimera Imana ibyo birabareba. Ako nshaka kuvuga nagake. Yego. Sibyo tubiyemere ko impinduka zabayeho. Impinduka rero zose ziragora. Abantu baravuze ati muratwicaje mwabana mwe. Twarabatoje none wigeje intore guhamiriza bugakika kurusha cyane. Ariko se ukuri dusoye ubu nkubaze gato. Yego. Reka tuganire. Reba nk'ukuntu YouTube akakanya ari igikoresho Satani yicayo kugira ngo asenye ubutumwa bwiza. Ariko se twemere ko ubu ngubu ubutumwa bwiza bukenewe mu nsengero? Igisubizo nge siko nakubwira. Nakubwira ko ubutumwa bwiza bukenewe kuri YouTube kuruta mu nsengero.
kuko abantu benshi basigaye bamara umwanya munini kuri YouTube kurenza uko bamara umwanya munini mu rusengero. Aha ndafashe. Usanga hari n'uri mu rusengero kuri YouTube aho. Aha. Urumva ubutumwa bukenewe kuri YouTube. None se ubu tufata ibyo bintu tuvuge ko ikoranabuhanga ari kuzimu hazanywe n'abadayimoni. Ariko misiyo y'ikoranabuhanga Satani yarizanye kugira ngo yoreke imbaga abana b'Imana. Natwe Imana iratwongorera iravuga ati mujya kuri YouTube Evoda shinga chaîne ya YouTube yitwa Isezerano TV Adrian nkaza ngahumekaho nkavuga Yesu. Abantu bakava mu buyobe umuntu akavuga ati yewe ntacyo nicariye urekanyizwe. Uko nukuri kw'ijambo ry'Imana mbivugiye iki ariko urwanyije amadini akakanya abantu bicariye ku giti bakubwira turi gutema igiti Adrian kandi wicaye kwishami nawe ufite aho usengero ufite naho barizwa uri kutubwira ngo dusohoke mu madini kubera iki n'abanyamadini bampagurukira bakambwira tugiye kudufungira ituro abandi batugiye kudufungira icyacumi. Ariko se ntibikwiye ko ngubu buri rusengero rugira chaîne ya YouTube abakristo babo bagaterana muri coronavirus ntago wabonye inyungu z'abantu bari bafite chaîne za YouTube. So twavuze ubutumwa abantu so bagiye bakizwa bakava mu tubari tw'amadini no mu mabotike no mu bibina abantu bavuga ko bafite insengero kandi ari abasambanya ari abanywara umugi abahamagawe n'Imana ntabwo twabonye muri coronavirus. Nta nugo se twabonye inda zitondoroka mu myenda abantu bavuga ko ari abayumba abandi ari abakozi b'Imana bakavuga ati ubw'insengero zifunze reka njye gucuruza akabari, ubw'insengero zifunze reka njye gucuruza dodo, ubw'insengero zifunze reka njye kwesikoroka. N'abari bafite insengero bazinduye utubari. Aha vuwala no ari nano abanyamuhamagaro bagaragaye muri coronavirus. Uranyumva ibintu byose nibiza ntimukabibonemo negative mujye mureba na positive byose murebe ku mpande ebyiri bishobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi. Ntukabirebere rero ku ruhande rubi uvuge ngo ishyano ngo ryacitse wa wundi ngo ryacitse umurizo ngo ibintu byakakaye. Nta kidasanzwe mu mubwiriza niko havuga, nta kiriho kitabayeho, nta nikizaba ibintu byose muri gukora n'ibintu byose biri gukorwa Bibiliya irabivuga. Izi ni impinduka z'imisi, ni impinduka z'ibihe zigomba guhinduka bipfe cyangwa byemere. Abantu babyemere cyangwa babyange tugeze mu mezi y'akabwibwe. Intwari ziri guhinyuka umuntu ubwo yatangiye avuga ubutumwa agasigara ari umujaji. Umuntu yaje hamagawa ari umunyamwuka agasigara ari umunyamubiri agasigara ku rurimi wamureba ukahuza inzose ataburi tongo ukagira ngo aracyari mu mwuka kandi atuye mu matongo yo mu mwuka. Mbivugiye rero icyo ngicyo nashaka kukubwira. Icyo nshaka kukubwira kirimo ubu ngubu abantu benshi bagiye kugushwa n'ibyo. Birakwiye ko abantu bagushwa no kuba habaye impinduka se. Ubundi se nkubazevo sibyo reka tujye dushyira muri nonerekane ko umuvuga butumwa twanarize. Mu by'ukuri umuntu abaye pastor ari umudamu ni icyaha. Aminyoni kari ba poterese kuko hanze hari rwose araba ba Juliette Kabanda se kari abapaka kari abavuga butumwa ba Julienne Mazima ka Hortense ntago mumukunda none zazarimbuka kuko ari pastor. Nuko nyine wumva abantu baba bavuga bati hari discipline runaka mwari musanzwe ibintu bigomba guhinduka. Umwuka wera ikiranga umwuka wera ntago ibya mwuka wera biho ahubwo ikikwereka ko ibintu ari iby'idini bihora ku murongo ndafashijwe. Aha reka twinjirira igikwereka ko ibintu ari iby'idini koko babimenyereye bihora ku murongo naho ibya mwuka wera umunyamwuka uyu munsi aba ari muzima ejo Imana ikamuteza uburwayi wajya gusiga ngo ati ninjye wabyemeye wari umaze kwirara ngo teze uburwayi. Uranyumva noneho wakubaka etaje ejo igahomba Imana yavuga ati nzaguha izindi etaje. Impinduka zigomba kubaho gusa ziba zikwiye kuba hari nziza. Naho ni byiza rwose nge simbibona ku ruhande rubi. Ntago ADPR kwebwe tuzajya mu ijuru gusa n'andi matorero azajya mu ijuru afite amadini akaba afite n'amatorero kandi bemera Imana kwa Gitwaza n'abapastori b'abadamu cyane. Uretse muri ADPR abapadiri niba bafite oya ababikira bagira bikeye ko ntawo bagira padiri. None si ibintu bya amahame ya Kiliziya Gatolika
irebye ubona yihariye ku isi yose. yego Uzabireba nabyo mbivuze mwaba munutse. Ni idini nyine bo bemera ko ari n'idini ya Kiliziya Gatolika. Uzabireba ko papa iyo basomye Kiliziya i Roma Kiliziya Ivanjiri no kuri paruwase nizo basoma mu isi yose abatagatifu bizihiza mpamya ko ari bamwe ku isi yose. Ibyo rero si ibya mwuka, ibyo ni ibintu by'inahangaha by'umubiri. Uranyumva neza? Robert abyina ukwe nanjye nkabyina ukwanjye, kubera ko hari abandi Imana yafashe bakuye muri Ndagaswe, cya bindi bajya ngo ni muri Ndagaswe mu tubari. Hari n'abandi Imana yafashe bavuga ati yabuze izina yitwa umwana w'umuhanda. Uranyumva neza? Hari n'abo Imana yakuye mu bupfubyi nka Diriyani. Nzavuga nk'Imana itanga umuryango igatanga umubyeyi, kubera ko narabibonye Imana ibikora ikarera imfubyi ikazikuza. Ntabwo rero nzayivuga nk'umuntu wanywagura umujyi agasambana, nta nubwo nzayivuga nk'umuntu warongoye. Ejo bundi mperutse gutwarwa n'umumotari, arambwira ati nsengera namenye ko uri umukozi w'Imana, ati ngiye maze kurongora abakobwa barenga 100. Aturumva nyiri umuntu yes ni ukuri kw'iyo mu ijuru. Arambwira ati kandi ngewe nari arekane kwavuga nahumvise. Uranyumva neza? Ati nari nanagiraga gutya ati rikori ya shakari ya mando, ati mandiko yasiri, ati ndangije bijya guhenuka, ati nagushijwe n'umutumishi, ati mama runaka bajya bita mama pastor. Aragenda mbamo, amaze kumbamo ndarunduka, merutse no kwakira undi. Arambwira ati ngewe natangiye kumenyerizwa gukora imibonano mfite imyaka 5. Ati ubu ngubu mfite imyaka 30 n'ingahe, maze 20 n'ingahe ndi mu ibi byaha. Aturumva ndi umuntu. None umuntu Imana yakuye muri ayo manzaganya warongoye abagore 100, najya kuvuga Imana azayivuga nk'umwana wavukiye mu gipastor abana bavuka twarasenze Imana. Hege bazavuga ati ngiye nakuze papa senga. Undi azavuga ati Imana yankuye mu rupfu narongoye abagore 1000 mba naranduye sida. Heno wanduye sida akavuga ati ngiye nanduye sida mu buraya, ariko ndashima Imana ko ikibiri nubwo gishaje kizabora, ariko ubugingo buzabona Imana ikabinaruye. Iyaguruka rero ikibi cy'ibintu by'iki gihe mwabigize ibisirimu, abandi mwabigize akamenyero. Usiga usanga abantu babyiniye imbyinimo. Ntabwo biriye ni igisobanuro cyuko ari ikimenyetso cyuko abantu benshi ari abanyamubiri. Ibintu bya mwuka ntabwo byigano. Niyo mpamvu Imana batayiga muri teoloji. Teoloji yavaje umunyamuhamagaro, ariko teoloji ntiyakigisha umuntu kubwiriza. Ibi bintu bavuga ngo wowe ngo nurota ngo genda usange pasitoro, nagira icyo nkwigiraho nk'umushumba, ariko umwigisha mwiza ni Kristo wamaye kumvishwa, akantoranya kansura kambwa ati Diriyani genda ubwire runaka ibi bintu. Uranyumva neza? Niwe nakigiraho nkegera cyane, noneho nawe ukangira inama nk'umuntu. Erega tubigiraho nk'abantu bafite experience batinze mu murimo ngo wavuga ati iyi nyubako yawe yubagishije amatafari angahe ko mbona ari keza. Nijyo tubigiraho ati ko watinze mw'uyu murimo wabanye n'Imana gute. Nkagira ibyo nkwigiraho, ubundi icyitegererezo cy'ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu. Nicyo nshaka kukubwira. Ikikubwira ko ibintu ari umubiri cyane tubigira akamenyero. Ese voreka nanjye nkubaze, twe kuba uwe kuba umunyamakuru tuganira. Ubu we wakijimira ko duhora ku murayino umwe, tudashyuha tudakonja turakazu yaze? Oya nta mpamvu yo guhorera n'ingizo. Iryo nshaka kuvuga. Aba bantu bagiye kuntuka, abandi bandakarire gusa nanone ibitutsi simbitinya. Burya ibigeragezo nagasabone ku mukristo, n'ibitutsi nagasabone ku mukozi w'Imana. Ukikwereka ko umuntu yuzuye umwuka we arimo neza, nuko burya azabona abamutuka akabona n'abandi bamubwira ati uri mu mwuka, kubera ko isi irimo abakozi b'Imana ikabamo n'abana b'isi. Abana b'isi rero bazanduka, ariko abana b'Imana bazumva ibyo ndi kubabwira ari ukuri. Nimba na leta ubwayo ivuga ati dukora icyo bita gender, sibyo? Iringaniza umugore ku isonga. Imana niyo yahejejwe inyuma n'amateka yitashyira umugore ku nsonga, nawe avuga ubutumwa yuzura umwuka wera. Izego tutabagira abapastor kandi tukabakenera ko batubyarira abana, tukabakenera ko badufurira. Subiza ze nanjye tuganira. Tubagira n'abarimu bakatwigisha. None se mu nsengero vuwara, none se kabo ngabo tubakenera kuki butuma ko batadusezeranya cyangwa banadusengere. Nicyo nshaka kuvuga. Yego. Ngaho mbaze ibindi. Adrien urakoze cyane, ngira ngo ibi bintu birasobanutse kandi mu buryo bwiza cyane. Nta mpamvu amugane yo guhora mu bintu bimwe. Misiyo ya Kristo
misiyo y'icyatwicaje Yego. iri muri Matayo ibice 10 haravuga ngo mbatumye mumeze nk'iki nk'intama mu masega. mugire ubwenge mu masega mugire ubwenge nk'ubw'inzoka mwirinde ubumara nk'ubwazo mbatumye mumeze nk'inuma mutagira amahugu mugende mumeze nk'inuma zitagira amahugu mubwirize ubutumwa bwiza muhindurire abantu kuba bigishwa banjye Yego. abazemera bakizera aka kantu kumve kwemera ni kimwe kwizera ni ikindi abazemera bakizera muzabatize mu izina rya data wa twese n'umwana n'iry'umwana namwe kuretse k'ibyo nabyo ni amadini yabizanye ubutatu Imana data Imana mwana na mwuka wera izina ry'Imana data na mwana na roho ibyo nabyo ni amadini yabizanye Bibiliya iravuga ngo mubabwirize muhindura abantu kuba bigishwa banjye muzabatize mu izina rya Kristo uranyumva neza naho ngiryo umwana na mwuka wera ibyo nabyo ni ibiri tudashatse kujyamo uranyumva nicyo nagusobanurira naho ubundi mpinduka nibabahindure ariko banabijyanire rimwe nabo be kuzajya bicara nyine ngo ariko nuko batwara buke buke none se ubundi nawe urumva ibintu bimaze imyaka 80 mu by'ukuri zahita bitwaye gutyo urumva abantu urumva yabakira. Adrien wenda turimo tunagana ku musozo iryo jambo wari uvuze mbatumye mumeze nk'inuma nk'intama mu masega yego mugende mumeze nk'inuma zitagira amahu mugire ubwenge nk'ubw'inzoka iryo jambo warushatse kutubwira icyo ubundi ingorane zihari Imana yadutumye twizeye iduhamagara twizeye tugezemo hagati turatakaza umwimerere ndetse n'ubutumwa bw'Imana yaduhamagariye ahubwo twabaye amasega bamwe abandi tugira ubwenge nk'ubw'inzoka noneho tugira n'ubumara kandi si cyo Yesu yadutumye bishatse kuvuga iki ubutumwa burimo bushatse kuvuga ko tugomba kugira ubwenge nk'ubw'abisi ariko ntidukore iby'abisi yego tugendane n'ibigezweho ariko ntitugerweho mu byiza kuko agakiza katajya kagajuka nabo agakiza kajya kaba expired nta muntu utunga Imana ngo nagera muri Amerika ngo Imana ngayitakaze sinari nyifite mu Rwanda none ubwo ngeze mu bazungu reka nyitakaze iyo si Imana yaremye ijuru n'isi ariko kubera ko twamwe twabaye nk'amasega twuzura umwuka turi inanga twagera muri Amerika tukabisega tugakora iby'abapagani bo mu isi bakora misiyo rero ya evangelization yivuga butumwa nuko Imana yadutumye twizeye yiringiye ko twera imbuto zikwiriye abihane ariko tugezemo hagati twaratakaje twabaye nk'intama ariko noneho tugira ubugome nk'ubwisega kandi nta isega mu ntama cyangwa ikirura ushobora kugisitaraho ukagira ngo ni intama nyamara ari ikirura ahubwo ngo babaye nk'ibirura biyambika uruhu rw'intama yego hoya imibiri ni ibirura imitima ni ibirura ariko imibiri ni intama noneho ushobora kuyisitaraho ukavuga ati nta mugira ngo iragira ngo mba igahita igucancamira ikavuga ati ka ari ikirura gitontoma ari ikirura kigenda nicyo ndi kukubwira iby'Imana yaduhamagariye n'iby'Imana ari yiringiye ntago ari byo twabayemo ahubwo abantu benshi twagiye dutakaza umwimerere w'ubutumwa bwiza rero gukizwa birenze kwambara ibirebire birenze ibyo kuvuga ngo nta mupastor ukwiriye kuba umudamu ayo ni amahame y'abantu byange byemere impinduka zibe tugomba kuzibamo kandi tukazakira uko zisa nuko ziri kose nitwanga guhinduka iminsi yizatwumvisha kuko hari ikintu utakwepa ntabwo ushobora gukwepa urupfu uvuge ngo uzabaho nk'umusozi ntibishoboka nta nubwo ushobora gukwepa uvuge ngo nzajya mu ijoro kandi uzi ko uri umuwagenti wa Satani rero nicyo navuga abantu nimureke tuve mu byo twibwira twe kuba abafana b'amadini
twe kuba abantu duhagarara ku bantu cyane, ahubwo dutinda twumva icyo Imana itubwira. Twere imbuto zikwiriye abihani, duse n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora, tureke kumera nk'imiberanya tuba mu idini twihisha abantu tugaragaza ko turi beza. Rimwe na rimwe niyo ukurikiranye abo bantu ugasanga barwana ishyaka, ubu usanga atari ishyaka ry'Imana, ahubwo usanga ari ishyaka ry'inda, ugasanga ari iki ngiki, kubera ko iyi nda igira ukuri kwayo, igira ukuri kwayo ku buryo uje no gusitaraho ukagira ngo ni ukuri kwa Bibiliya, rimwe na rimwe ukabyitiranya. Rero ni muhame hamwe, mugume hamwe, mukizwe, mwere imbuto zikwiriye abihaniye, abantu muhindurwe n'ijambo ry'Imana kurenza uko mwahinduka. Reka nkomeze abantu, ntimukererwe kw'ibi bintu, nkomeze n'abantu muvuga ko mumaze imyaka myinshi mu madini n'amatorero. Mbibutse ko umuntu wese agira kera, nanjye igihe Imana yamamagariye mfite kera hanjye, mfite kera nanyuranye n'Imana, mfite kera nziranye n'Imana, mfite kera nziranye n'Imana umwana wanjye atazi. Namwe no muvuga ko mwabaye mu bihe by'ububyutse kera, iki ni igihe cyo kubyuka kuko Imana yo nihinduka. Rero nimba tugeze mu gihe cyo gukayuka, nimukomere mushikame. Ibi bintu ntagire umuntu bizagusha, nibikugusha uzaba utarahamagawe n'Imana. Ubu umuntu azafata njyewe n'ubundi nabyari byaratinze reka ngende. Umuntu nureba akakanya, ibi nkubwira ni ukuri k'Uwiteka. Hari abantu bagenda n'ibyaha byitwa ubushinjacyaha mu mutima, Imana ibishinja, akaba muri ADPR ariko atari umwadeperi, kavuga ati nzajya muri korali Imana ushimwe nsiremo ikintu cyitwa baze n'agatambaro mu mutwe, ariko ningera mu rugo ubu se ntabwo ubona ADPR batega plante ntabwo babona. None se ntabwo kera babigizeho bijyaduka twagize ngo ni imisatsi iri naturelle da, tugira ngo barasirimutse, Imana yatanze imisatsi myiza, none wareba wagikuramo ugasanga ni danje. Tonke yashatse kugira neza umusatsi we, arangije arabibura. Uzi ko bari abantu bashobora kurimbuka kurenza aba bantu muvuga ngo ni abapagani. Ese ubundi ubupagani bugaragarira ku misatsi? Ubupagani bugaragara mu kwambara ipantaro. None nimba twarakijijwe, hari dufite ubujiji, dufite n'ubuyobe, abantu bakaba baragiye biga, bamwe bagasobanukirwa, abandi bakiga teoloji, abandi bakajya mu bihugu bakareba uburyo ivugabutumwa rikorwa, tukaba tugeze mu gihe abandi bavugura, natwe tugendane nuko ivugabutumwa rimeze, ko Imana idahinduka, ko Imana ubu ngubu Imana yahana umuntu wasize verinigana, umuntu wasize inzara, kuruta uko yahana umwadeperi uririmba ariko afite inzigo ayifitiye mugenzi we. Ubu yahana umuntu wagiye muri saro agashyiraho mesha akambara ipantara, kuruta uko yahana umuririmbyi uririmbana kuvumana ndetse n'ubusambanyi, uririmba avuga ati nikimva inyuma, ufata mikorofone akavuga ati ningedirija nzayiho nshaka. Umugome ninde? Ari wateye kanta akavuga ati nuko ndikana nuko ndi umwadeperi, atari imisatsi yanjye n'injwiri nayijyana mu cyuma bakayirambura nkanashyiraho iki. Reka nkubwire, mureke kubwiriza abantu, ndanapa ivo, reka mbivuge, mureke kubwiriza abantu amahame y'idini, mureke tubabwire Kristo. Ubundi si impamya, uretse ko singeshinja abavuga butumwa b'iki gihe, si impamya ko barukore. Iyi Imana iri muri njyewe, sinzi ibindi bintu mbwirizwa, simbwirizwa ibyo nambara, kubera ko twebwe dufite ubuhamya bw'abantu Imana yagiye ikoresha. Yagenda yambaye ikabutura, Imana ivuga ati uragiye wambaye ikabutura, subirayo wambara ipantaro, ari umwuka wera ubimuyoboye. None uwo muntu akeneye kubwirizwa ngo tega igitambaro. None se ko Imana yababwiye Abanyekorinto, uretse ko sinayo ndayibekeye, ni Pawulo wabwiye Abanyekorinto, aravuga ati mujye mutega ibitambaro, biturutse ku bwibone abantu bari bafite. Ubu n'abantu badatega ibitambaro kubera ko iyo giteze umutwe umurya, bitewe n'imiterere y'umubiri. None se numubona ukamusitaro ntuzamwitiranya? Ubu n'abakobwa bakora mu mahoteli basiga verne bategekwa gusa neza, kandi Imana yemera ikanabasura ikanabakoresha, basengera abarwayi bagakira. Ubu n'abapastori Imana yemera bimakiya bakitera na fondeta, hoya apana fondeta, babyita ngo iki bya bindi make up.
bakitera make up ubundi Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nimba ari ikintu gihenda mu mwuka nukuba wemerwa n'Imana, nimba ari ikintu gihenda mu mwuka nukwemerwa n'idini Imana itakwemera. Abantu benshi bemerwa mu madini Imana ntibemera, abantu benshi bazwi mu madini ariko Imana ntibazi, abantu benshi bibaruje mu bitabo by'idini ntago bibaruje mu Mana. Ariko icyo nshaka kubabwira ni mutinyi cyica ubugingo nayo cyica umubiri mukireke, mureke tuvuge ubutumwa bwiza, bavuga ubutumwa mureke tubwirize ubutumwa bwiza, mureke amatiku, mureke guhangana, mureke ishyari, mureke tuvuge ubutumwa bwiza, twe gukererwa kw'ibi bintu. Satani ibi bintu ajya bikoreramo vote, ajya bikoreramo abantu bakagwa, abandi bakavuga ati dore byagenze guriya, ati bati yayiye hakongotse, ati sinzasubira mu idini. Bene data, twayobotse Imana ntago twayobotse idini. Icyakora umuntu wayobotse idini, imihango y'idini n'amahame y'idini bizamugusha. Ariko niba twarayobotse Kristo, haleluya, niba twarayobotse Kristo, Kristo azadushoboza, azajyana natwe. Umuririmbyi yaravuze ngo ntago nkwiye kuzajya niganyira nibaza uko ejo nzaba meze, nzajya nibuka yuko Imana ihoraho, imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo rw'iginkundisha ibinkwiri mu munezero n'umubabaro, byose ajya binzanira mu mabaro. Aravuga ngo Mana yanjye komeza ujye umba hafi, ngo utaramire nteze icyo umbwire, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe. No mu bikomeye biriho ubu, no mu bikomeye bizaza, no mu ntambara zizaza, undamburira amaboko nsoza imbaraga kubw'ubuntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Abantu mukeneye imbaraga naho ubundi ntaho muri, n'akataraza kari inyuma, inkwi n'amazi biri inyuma, ni mwitonde icyo muri kubona ni igishirira, nyina w'umwana ari inyuma. Mureke rero tuvuge ubutumwa bwiza, mwabavuga butumwa mwe mwabaye abantu abakomisiyoneri, abavuga butumwa mwabaye abakomisiyoneri, abandi mwabaye amabandi. Ntago mushaka gusa ngo Kristo asa, kandi murashaka iby'Imana itanga. Imana ibafashe ibagire neza. Ndumva nshoje, sinzi nimba ari ikindi wambaza. Oya nta kindi Adrien, urakoze cyane, reka tugushimire. Abandi banyarukiye kuri Betel TV cyangwa se Umusaruzi Ministries. Ego. Ngira ngo ubutumwa bwawe niho ubunyuza umunsi ku wundi. Ibindi kuyifuza nimero yawe nayo ndayipiningaho. Ego. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom. Shalom eka.